reka bivuge mwumva reka bivuge mwumva ko wenda njyewe ngende umukunzi wawe sibyo aho kugira ngo njyewe mpfe no kugira ngo ucike akaboko kamwe akangaka gashobora kuba k'iburyo cyangwa k'ibumoso simbizi kamwe gacike no kugira ngo mpfe nyine njyewe umukunzi wawe wahitamo iki ubwo njye bagaragara muri video azaba ari zo ushobora kuba ari bo zombi ntago nzajya kuko nese zombi se nese urumva zombi yaba ari iki zombi se yaba ariyo ndirimbo yaba ari beat y'indirimbo ubwo biri kose nanjye ndumva zombi ari ntago nzajyamo okay guys nizere ko mumeze neza no munsi turagarutse ngo tuganire iminsi yari bayo nyinshi weekend ariko yagenze ite mwana weekend yo yari neza cyane bitewe n'ukuntu na vibe twahuye ufite ushobora kuba weekend yaragenze neza rero uno munsi turagarutse ngo tuganire ahubwo ariko ubundi mwana kimfite igitekerezo haritse tukazakura nka televiziyo yacu abantu badukurikira bazatubwira niba babona twabishobora tukazakora televiziyo yacu tukazajya tugira umwanya wo gusoma amakuru tukagira umwanya wo kugira abatumirwa tukabatumira tukagira umwanya wo gutanga imiziki tukazakora televiziyo iki gitekerezo uracyumva njyewe nyine njye ndumva byaba ari sawa ariko ntabwo namenya ku ruhande rw'abadukurikira followers bacu wenda uko babyumva uzatubwire nyine baturebere batubwire niba twabishobora mubona wenda ari nkanjye uri kuvuga amakuru umubona nyine muri gusoma amakuru mubona ibyo bintu nyine nabishobora ariko none se ubu nk'umuntu aguhamagaye akakubwira nk'umuntu wenda ufite nka televiziyo wenda nk'ubu nka Kenisa akaguhamagara ati ndashaka ko uzaza ukazajya usoma amakuru wenda ya saa sita z'amanywa wakwiyaminiya wagenda ubwo urumva ibyo bintu nabyanga mwana buriya kirazira gutsindwa kugerageza uragerageza ugatsindwa ariko wagerageje nyine urumva njyewe nabanza nkabikoraho nkareba ko bikunda nyine ariko nta wundi se kugira ngo barebe bigoye biba birimo rero uyu munsi hari indirimbo dufite urumva iri no kuri YouTube yagiyeho ari audio ariko harimo video yaturutse ahandi hantu rero aho ikimara kugera audio abantu yitwa ngo iki ndirimbo indirimbo yitwa Zombi indirimbo yitwa Zombi urayizi igezeyo ntabwo rero nayumvaho ariko ubwo umaye umukoro tundaza kuyumva uraza kumva indirimbo yitwa Zombi kabisa ndaza guhita nombi byari rero iyo ndirimbo turaza kuyiganiraho muri iki kiganiro ndetse turaza no kuganira no ku bindi bintu bitandukanye tuvuye muri weekend murabizi turimo gusoza weekend dusoza weekend tunasoza umwaka ibyo bintu urabizi wasanga hari abantu batazi yuko umwaka ugiye kurangira bwira akantu k'umwaka ko noneho kararenze abantu ngo mugiye kujyaho mushyuhe mwishime ngo umwaka urarangiye mujyeho mubyine ngo umwaka warangiye umwaka urangiye ibintu ugiye kuvuga nushaka kubyihora abona n'iki ugiye kuvuga umva niba umwaka nyine turabyumva uri kwishimira ko umwaka urangiye uriho sibyo umwaka urangiye uriho ariko se n'iki cyo kwishimira wagezeho wari uriho umara iki aririho mariki atari ukuvuga ngo njye nyine ngo narindiho gusa ndi kubwira abadukurikiye bose se abantu ngubu bagiye kujyaho baserebure ngo nyine ngo ngomba kwishima ngo kuko umwaka urangiye ndiho wari uri umaze iki wari uri gukora iki ese hari nka goal wari ufite wagezeho ibyo ngibyo byo nimo bifite niba hari nk'intego wari ufite ukaba warazigezeho nimba hari ibintu wakoze nyine wenda tuvuge hari nk'ibikorwa biguteza imbere ubwawe wakoze cyangwa se biteza n'imbere igihugu ibyo ni byo bintu ufite byo kwishimira aho kwishima ngo umwaka urangiye narindi ngo ndiho gusa none se urumva ako kantu atari sawa ni sawa cyane
njyewe umwaka urangiye nta n'ubwanwa meze, ibyo nibyo nagatekereje. It's a good problem nyine buri muntu wese ashobora kwibaza ku mwaka urangiye ndiho nkora iki se n'ibiki nagezeho, nimba bihari nibyo kwishimirwa, nagari kwishima mu mwaka warangiye ndiho gusa. birashoboka cyane. None se ubu tukubajije nkawe umwaka ko ugiye kurangira urangiranye iki? Umwaka reba akantu waba waragezeho muri uyu mwaka uvuga uti kano kantu naragakoze n'uyu mwaka. Ubwo nacyo oya mwaka agenda ageze ku bintu byinshi, wenda si byinshi cyane turashakamo bibiri, wenda byinshi mu byo nifuzaga kugeraho tunaracivinze. sinzi nimba ajya uzarangira mu kwa kangahe. Oya, hari igihe buriya njyewe umwaka ugiye kurangira hari ibintu byinshi cyane ntakoze, hari ibintu nari narasezeranyije abantu ntakoze. Ntabwo uyu mwaka nawe nzawishimamo, ahubwo nzawigayamo uyu mwaka urangiye. Ibi byumweru bisigaye kugira ngo umwaka urangire, urumva ni ibyo kujya nicara nkigaya gusa, kuko hari ibintu byinshi cyane ntakoze nagombaga gukora, ariko wenda rita tuzarimura mu wundi mwaka uri imbere. Birumvikana nyine mu mwaka ni ugushyiramo imbaraga nyine ziri dabo izo wakoreshaga muri uyu nguyu kugira ngo nyine ubashe kubigeraho. Nubwo nzakora kabiri. Rero abadukurikiye muzajya mujye mugira uruhare mu nyamuneka muri ibi biganiro dukora, mujye mudukurikira, muduhe komenti nimba hari ibintu wenda mubona tudakora neza, mutubwire ati bavandimwe aha n'aha mufitemo imbaraga nkeya mwakongeraho ibi. Biremewe kuba mwaduha support y'ibitekerezo kabisa, ni nabyo bintu by'ingenzi tuba twashaka. Ariko ubundi kuki baduha support y'ibitekerezo n'amafaranga sha, mujye muduha n'amafaranga. Akantu k'amafaranga. Oya, none se umwaka urangiye hari umuntu wampamagara arambwira ngo arankunda, sibyo? Arambwira ngo arankunda, noneho ndamubaza ntunkunda utese. Umuntu imagine arakubwiye ngo aragukunda, ubundi buriya nimubwira ngo ndagukunda njyewe, n'ubu n'abakobwa bo gutereta njyewe ngiye gutereta umukobwa kugira ngo maze mbwire ngo ndamukunda, nabanza nkareba akantu nsonika kuri mobile money ye, uri kumva, kugira ngo ubanze nsasire iryo jambo, nsasire iryo jambo kugira ngo nyine abashe kubyumva vuba. Urumva wowe ari ngombwa kubanza kujya akanohereza kuri momo. Kuri momo nanjye momo yanjye muyibyi uzakunda kabisa, si wazankunze mwana tukanyoherereza. Oya, urazi si weho ushobora kuba wajya urya menshi, kandi nyine ubwo urumva gusasira wenda n'urugo se nk'iryo jambo wenda ugiye kubwira nk'umuntu ngo ndagukunda ukarisasiriza wenda nka 5 iyo kugira ngo ndagukunda akaba ari 5 ndagukunda, ubwo nyine nazajya nirinda kuvuga ndagukunda nyinshi ku munsi. Kuko mvuze nka ndagukunda 5 uramva aya mafaranga yawe. Ariko uvuga nka zingahe? Yenda najya mvuga 5 za 15. Shauri n'umukire kweli. 15 ku munsi ukabisendingira umukobwa kubera ko umubwiye ngo ndagukunda. Baze amahirwe kwishanya nyine. Nawe niko gahunda zimeze. None se n'abakobwa rero urumva biriya bintu byo guhamagara umuntu umubaza ngo ngo wariye cyangwa se wagize, ujye ubanza ubundi birambere amategeko yo gukora ibyo bintu. Harimo abantu mukundana mutazi amategeko yo gukundana. Iyo wowe uri umukobwa ugiye guhamagara umusheri wawe, mbere yo kumuhamagara wenda tangira gupanga kumuhamagara saa 4, ubipange guhamagara saa 4, ariko uze kumuhamagara saa 6 n'igice. Why? Kubera ko
nupanga kumuhamagara saa 4 saa 4 n'igice ugomba kumusunikiraho nk'uduhumbi nka 7 ko kujya muri supermarket kugira ngo ubone ukuntu uza kumubaza ko yariye. None se wamubaza ko yariye ubizi neza ashobora kuba yakubiswe yabuze n'ayibunga mani. Baze kweri. Numva abantu tudafite amafaranga rero mu isi dufite n'akaga kenshi. Uko buriya ushangiye guturamo kandidatire ku mwanya wa minisitiri w'urubyiruko. Urumva? Ariko ni intorwa. Urubyiruko guhera ku myaka 25 gusubiza hasi kugarukira kuri 18. Nzatanga itegeko umuntu wese udafite ibihumbi 200 bajye bamufunga. Twafungwa turi benshi. Ikibazo nanjye nzaba ndi muri abo bafungwa. Kubera ko uzaba wabaye minisitiri agashara kambere gashora kuzuka ukabudepye kuri konti kadi ntabwo ndi bukoreho kabisa yanga yabahari. Mwebwe ni mushaka gufungwa muzantoke. Rero twavuze ko turi buze kuganira no kuri iriya ndirimbo yitwa Zombie. Ariko rero ari umuntu twahoze twumva niyo ndirimbo urumva arambaza ati ubundi iki gitekerezo noneho ikintu kigize ushobora kumva nk'iyo ndirimbo ikaba yarangira utumvishijemo ijambo Zombie. Ariko ubwo nyine ngiye kuko narayumva ndi kwibariza ariko wenda wasanga hari umuntu nyine nawe utari wayumva n'andi kubariza nyine ubwo wenda nubwo nta jambo Zombie riri muri iyo ndirimbo ushobora gusanga ari nk'ukuntu yiririmba ariko bishobora kuba biri related n'iryo jambo Zombie. Nyine ntago yagiye kwitwa iryo zina bidafite aho bihuriye. Uyu uri ukumva iyo ndirimbo bitewe n'ubutumwa burimo bishobora kuba bifite ahantu bihuriye. Ushobora guhita wumva igisobanuro cya Zombie. Kumva indirimbo wakumvamo igisobanuro cyabyo cy'iyo Zombie. Harimo nk'ahantu igera urumva ikavuga ngo mu maso hacu harijimye. Uri kumva? Ibikurikiraho simbyibuka ntabwo mbyibuka. Ariko rero ubundi igitekerezo cy'iriya ndirimbo ahantu cyavuye ntabwo nari kubacika ntabibabwiye. Uze ngo igitekerezo cyawe cyavuye hehe? Niho nashakaga ko hari umukobwa twahuye mbona ameze nka Zombie. Hasi ubundi Zombie bundi Zombie bisobanura iki? Nawe bisobanura uko ubizi nawe ubyumva uko ubizi. Zombie reka dufate ko ari nk'ibinyabuzima byahinduriwe ubuzima. Cyangwa se muri kumva kure ku kajambo arakubwenge ariko ibinyabuzima byahinduriwe ubuzima. Byahinduriwe ubuzima. Ubuzima bwabaye ubuzima. Ibinyabuzima byahinduriwe ubuzima. None ubu nawe dushobora kuguhindurira ubuzima. Birashoboka cyane. Twanyuza mu buhe buryo? Amafaranga. Ntekereza ko ubuzima ntabwo bwa bwiza butarimo amafaranga. If I have money, life is good. Ariko nanone amafaranga ntabwo ari byose. Ni byose. Amafaranga iyo ufite ibintu byose. Reka nkubwire. Uretse gato ufite amafaranga. Ufite umukobwa mwiza. Ufite amafaranga. Ufite inzu nziza. Ufite amafaranga. Ufite akabari keza usohokeramo buri wa gatandatu usohokamo ku cyumweru saa 8 z'ijoro. Kandi ntabwo uri wenyine. Ntabwo ari akabari ni nk'agakira. Tuno tuntu basohokeramo tuvuge cyangwa wenda ufite nka hoteli wenda nziza ujyamo. Aya ntabwo ari hoteli. Ntabwo nkunda hoteli kuko hoteli ari igihe uri mu cyumba kimwe hariya wenda wagiye mu buryo bwo kugira ngo ujye kuba uri ukuruhuka. Abantu bakarara barimo kurwanira hirya mu cyumba cy'umuntu
tubigeranye ntabwo mbikura kandi muri hoteli nibyo biberamo. Okay. Erega ndacyari umwana, uriya nta umwana ukwiye kujya muri hoteli. Birumvikana. Bana ntimukajye mujya muri hoteli, mujye muryama mu nzu z'ababyeyi banyu. Ase nawe wundi uracyari umwana? Jewe ese ndi umwana wa papa wanjye na mama wanjye. Kuzegeza ryari? Uzarikira kuko umwana ryari? Urumva nyine kuri umwana w'ababyeyi bawe, niyo nta muntu wabikubwira wowe ubizi kuri umwana w'ababyeyi bawe. Kuko wibuke twe turi muri shoma, sibyo? Abizi ko nyine ku ishuri niyo muri exam muba mufite panike, murara amajoro mu makayi, amaso yenda kumeneka. Hano rero muri shoma ibintu ari uburyohe. Iyi weekend nyine dufite shoma, exam zarasoje nyine nta kibazo na kimwe tu. Ubu ngubu muri mu bihe byanyu byiza. Nubwo nyine kwiga bitarangiye ariko uko biri kose ariko n'umuntu yumvisha abayemo furi mu gake. Ibintu aba ari amahoro cyane. Nibutsa abantu turi kumwe muri iyi video kujya mugira uruhare muri video zacu, ibintu byo gutanga komenti mubyiteho. Iyo komenti yawe aba ari ingenzi. Hari ibintu utatubwiye kuri zombi? Nabasobanuriye ariko ngiye nshaka kukubaza iyi ndirimbo nyine yitwa Zombi, video yayo iriho kuri YouTube. Ni audio cyane, hariho audio cyane video biri. Ni audio? Ni video uri kumva? Ntabwo muri bubyumve neza. Ndabibabwira ariko ntabwo murabyumva neza. Uri kumva? Ni audio. Ni video yaturutse ahandi hantu. Ariko ubundi ni audio iriho. Bivuze ngo audio iriho harimo video yaturutse ahandi hantu. Bivuze ngo iyo video niyo tuzakomeza tubona cyangwa se video yayo ahubwo bayitege. Muyitege. Ahubwo ibyo bintu bya nibyo nashakaga. Aho hari umuntu wansekeje yambwiye ngo bitewe n'iriya ndirimbo ukuntu izina ryayo rimeze, bakumbuye kuzareba zombi zizaba zirimo. Ashaka kumenya zombi zizaba ziriho. Ahubwo ni ukuvuga ngo aho ariko bamugari byashoboka. Nimba indirimbo yitwa Zombi, ubwo umuntu uzayikoramo we zaba ari we, zizaba ari ubwo zitwe. Ubwo njye nta nzagaragara muri video azaba ari zo zombi. Ushobora kuba ari bo zombi. Ntabwo nzajya. Kuko nese zombi se nese urumva zombi yaba ari iki? Zombi se yaba ari yo ndirimbo, yaba ari beat y'indirimbo. Ubwo biri kose nanjye ndumva zombi. Nabarimo. Ari. Ntabwo nzajyamo igihe iyo ndirimbo ntabwo nzajyamo. Gusa nyine njye mfite amatsiko. Hari ikintu nashakaga kukubaza. Iyo ndirimbo yitwa Zombi. Ubwo tumutwanzuye uko nyine abantu bazaba barimo, abazaba bari bo ubwo nizo zombi se cyangwa n'abayumva ariko zaba ari. Ndumva abantu bazaba bari muri video azaba ari bo zombi. Mwe murabyumva mute? Abantu bazaba bari muri video nibo bazaba ari zombi. Niko mbyumva. Ubwo nyine n'abandi bafite uko babyumva. Okay, reka ngiye nkwereke rero. Iyo video urumva uri ready kuzayijyamo? Nk'abazombi? Komaze kuvuga ngo nibo bazari zombi. Noneho ikibazo gihari byabaye induru, barimo kuvuga bati ntabwo ngiye nakwemera kujya kuba zombi. None wowe mubarije imbere ya kamera abantu badukurikira. Ko abantu bazaba bari muri video bazaba ari bo zombi. Ako kuva nshobora kuza muri video ibya zombi tuba tubishyize ku ruhande, uzamenya zombi video yamaze kujya hanze. Zombi azaba ari umuntu uzarangiza video, uwo video izarangiriraho. Twanzuye yuko umuntu uzarangiza video abazayikoramo
ntago umuntu video izarangira muri kubona bwa nyuma uwo niwe zombi rero hari ikindi kintu yimbazaho se sha ntacyo pe abashaka kugira ibindi babaza turaza guhanganira hasi aho muri comment turaza hari abantu bambwiye ngo ntago nsubiza comment ariko bitewe ni wenda n'umwanya umuntu aba afite umuntu azajya agerageza aze asubize comment zanyu ariko kugira ngo mumenye yuko comment zanyu nzisoma aba ari n'ingenzi cyane uzi ko comment aba ari ingenzi cyane ku musozo wa video ku muhero wa video zombi kabisa muzamubona abo nanjye mfite amatsiko yo kuzamenya uwo ari we noneho uzi ukuntu azaba ameze nigeze kurunguruka gatonya ahantu bari kuyikorera uzi uwo muntu uri gusoza iyo video amaso ye ni icyatsi kibisi nyine sinzi ukuntu nabivuga harya bino bintu by'iteramakofe babyita gute kandi wabivuze nyine niko ibyo by'iteramakofe nyine cyitwa krokodile nyine umenya ari izina nyine bamuhaye kubera ibintu akora byashoboka nyine urumva amenyo haba hariho kureri y'icyatsi n'amaso ari icyatsi kibisi none se yaba ariyo zombi se ndashuka ko ubwo ari we zombi ariko ereka indirimbo ntago ari zombi ni zombi ariko abayikoramo ntago ari ba zombi twatangiye tuvuga ibintu byerekeranye no kuba umuntu yajya kwaka akazi kuri televiziyo ariko baturambirwa urumva bajya bageraho bakazimya televiziyo ikiganiro kigezemo hagati ukabona televiziyo bakazifunga niba wabonaga wari ukurikiwe nk'abantu nk'ijana ukabona asigaho 15 yewe wahita bigenze ute wakomeza ukavuga ariko njye nahita nkisoza abantu barambirwa vuba nanjye sinkunda kureba ibintu igihe kinini ntabwo ukunda kureba ibintu igihe kinini cyemba numva nareba ikintu iyo ntamenye umuhero wacyo mura nk'indirimbo ntago njyeyo ndimo kureba indirimbo ahatangira simba mpasha mpita nyicamo kabiri nkaheramo hagati nkageramo yiri nkumvamo hagati n'ahahera kuko buramo hagati n'abantu babyina indirimbo itangira kuryoha iyo igezemo hagati noneho ku muhero wayo barayiryoshye ikaba irimo akantu nyine kabibyinitse kugira ngo ize kurangira ikururira abarangije iyo ndirimbo kujya kureba izindi munsi yayo ariko hari sitori naguhaye sitori ni sitori iraba itari kuri njyewe ariko ntabwo ari kuri wowe ariko wowe ngiye kuyiha nubwo uyivuye nyine wenda bayumve nyine njyewe weho ubwo iyo sitori ugiye ishobora kuba ikubangamiye wowe ugiye kuyikuraho yindi oya pe oya irakubanga bireka nakira uwo muzigo ngaho yindi umwanya wundi muri weekend abantu bose urumva bano baba bambaye amarasoro basohotse urumva bagiye nta nubwo uri kumbwira ngo wari urimo kuruhuka ariko simbyemera neza kuko ntabwo waba uri kuruhuka ngo ufite sitori nk'izo wari ufite uyu munsi naruhutse bihagije ariko nyine urumva ni akazi kenshi ni amahangayiko y'amakayi cyane iyo sitori turayitegereje ntituyiduhe utaza kutwibagiza ashobora kuza kuba wenda harimo nk'inyungu reka tuvuge ko ari njye aho kugira ngo tuvuge ko wenda ngenda ni example ntabwo biri reka bivuge mwumva tuvuge ko wenda ngenda umukunzi wawe sibyo aho kugira ngo njyewe mpfe no kugira ngo ucike akaboko kamwe akangaka gashobora kuba k'iburyo cyangwa k'ibumoso simbizi kamwe gacike no kugira ngo mpfe nyine njyewe umukunzi wawe wahitamo iki nyine ahubwo nahitamo iki kugira ngo njyewe ncike akaboko
weho dukundana negupfa we gupfa naho kugira ngo ukagumane upfe njyewe mpfe. ese akaboko kanjye ahubwo siko nakoresha nkwicaho kugira ngo gacike. Niko bigomba kugenda. Ubundi akaboko kanjye Yesu niwe muntu ugira urukundo ruhebuje wemeye gupfira abantu kugira ngo none ngende Yesu se areka yabimbwiye ariko nawe kutari we nawe nimba Yesu yarapfuye. dore ikintu nakora nakubwiye ko ubundi amafaranga ariyo akora ibyo bintu. Twakoresha amafaranga gute tugafata amafaranga tukayagura ubuzima bwawe nyine bwari bugiye kwangirika bakawugira gute. None se akaboko kanjye urumva aho kugira ngo gacike ntabwo bishoboka yuko ariko wapfa. Nudacika akaboko umukunzi arapfa. Ntabwo nagacika ntabwo nagacika ari wehoze wagacika. Njyewe ubu njyewe nk'ubu bakubwiye wenda reka tureka akaboko reka wenda tuguka tugutwi urumva mana yo gutwi njye ntabwo umuntu yapfa kubera ugutwi. Ugutwi iki kinyuma ntabwo njyewe umuntu yapfa tu. njyewe nta gice cy'umubiri n'urwara ntabwo nakwemera ko barunca kugira ngo rwose ngo ni ukugira ngo ntabare umuntu. Rero reka nizere ko abantu twari turi kumwe muri iyi video byagenze neza barimo abantu. Bishobora no kuba bitagenze neza rata aho byagenze neza mudushimire ariko naho byagenze nabi mutugaye. Aho byagenze tubwire ati gutya ariko hari ukuntu mutabigenje neza mwakosoramo ibi mwakongeramo ibi cyangwa se ni neza mukomerezaho. Motivator nabo baba bakenewe cyane rwose. Ubundi iki kiganiro cyari twari tuje kubateguza iriya ndirimbo zombi. N'umuntu utarayumva agenda we yumva audio yayo yumve video iraje kabisa iraje yihuta cyane ndabona iri mu nzira. Bashobora kuyibona mu gihe cy'iminsi wibaze utatubeshya ariko ni vuba. Mwamaze kumenya yuko mbeshya nanjye nsigaye mbizi mpamvu nkukumiriye kare ngo utabeshya abanyarwanda.